ingamba zakwitabwaho kugira ngo tugere ku iterambere rirambye. Hari ibijyanye no kubungabunga ibidukikije, harimo kuba abantu barwanya ibihumanya ikirere, bagabanya ibihumanya ikirere. Muri ubwo bukangurambaga nuko n'abaturage babigira ibyabo, ntibivuge ngo ni abayobozi gusa tubifitemo uruhare, abaturage bikaba inshingano yabo ndetse bikwiye no kuba imihigo yabo ibijyanye no kubungabunga ibidukikije kugira ngo tuzarage abazadukomokaho isi nziza. Ni ngombwa ko abaturage bagira uruhare mu bibakorerwa. Iyo agize uruhare mu bimukorerwa, nawe ubwe ntabwo undi muntu ashobora kuza ngo asenye icyo yikoreye amubona. Nk'uko igihugu cyacu gifite umubare mwinshi w'urubyiruko, urumva baramutse babuze izo mbaraga hari byinshi byakangirika. Urubyiruko rero icyo narushishikariza ni uko ari twe tujya mu ba mbere mu guteza imbere ibidukikije, kuko ari twe Rwanda rw'ejo. Byumvikane ko ari twe tugifitiye akamaro mu ntambwe nini tugiyemo imbere, ndetse tunasigasira kugira ngo ubuzima bw'abazadukomokamo nabo bazagende muri urwo rugendo rwiza. Ingaruka ku bidukikije ntabwo bujya zifata kuri twe gusa. Nk'iyo nama nge umusaruro nyitezeho ni uko nibamara kuyicara bakabiganiraho, bazigira ku Rwanda ibyo ubwabyo buri gukora, ndetse nabo bakazabishyira mu bikorwa, bityo bikazatuma aho kugira ngo tubungabunge ibidukikije iwacu mu Rwanda, nabo ubwabo bazajya kubikora, twese tukagendera mu mujyi umwe wo kurengera ibidukikije.